Ibintu bimaze gukomera cyane kwa Desire ndetse na papa Desire, ariko Kalisa na mushiki we Ketia ntabwo borohewe. Niba warakurikiranye neza kuva ku gice cya mbere cy'iyi nkuru, turi kugendana 5 kwa 5, aho ngeze uri kubasha kunyumva neza cyane. Uri kwibaza ute se kwa Desire ntayahe mabanga bahishe? Amabanga ari kwa Desire nayahe ataramenyekana? Ese ibi ni ibiki turi kubona kwa Kalisa? Ese kwa anti wa Kalisa ni ibihe bibazo bikomeye biriyo bituma babana gutya n'abana babo? Ibi byose bigiye gusobanuka muri episode ya nyuma, cyangwa muri iki gice cya nyuma. Iki gice nicyo finale y'inkuru yacu, akababaro cyangwa se agahinda ka Kalisa na Ketia, cyangwa se umutima ushengwe. Tega amatwi neza wumve amaherezo yabo, ntabwo itinda, ntabwo uri burambirwe. Wibuke gukanda subscribe niba utarabikora, kugira ngo dukomeze kubana ndetse ugasharinga n'iyi nkuru ku bandi. Uko byagenda kose, wumvise igisobanuro cy'ibyiza n'ibibi, wasobanukiwe umutima ushengutse icyo ari cyo. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Gusa nashaka ko tuganira, dore ibintu bimaze gukara singifite uburyo najya nkomeza kubafashiriza aho muri, ariko navuganye na mama Cyusa, wowe urajya kubayo, naho Ketia we araza kuba hano. Urumva ko uburyo bwo kubafasha buraba bworoshye. Kalisa ati hello auntie, none se ko mutegereje ko uruguko kambwira nta numva bakomeje kwiganirira n'uwo muntu, barigendeye turaza gusubira. Majizera ati umwana ara umuntu wese ko ari wowe ndi kubwira, nakubwiye ngo twaganiriye njye na mama Cyusa, dushaka kubafasha biri kugorana, duhitamo ko twabagaba. Kalisa cicikire mubyeyi wikwigora, nakumvisha sinari nasobanukiwe n'ibyo wavugaga, ariko ubu ndakumva neza cyane. Rero mwaturambiwe mugeze aho muduhanahana nk'aho tutagira aho tubarizwa, mwongere kwirushya mutuganiraho, kuko nabonye n'inshuti ishobora kundutira umuryango. Ikindi vubaha ndaza kubona akazi, nzajya nita kuri mushiki wanjye, ndabizi neza ko tuzabaho. Majizera ati oya mwana wanjye ntubifate nabi, ahubwo twabatekereje ko nawe utirengagije nibyo bikenewe gukora kugira ngo dukomeze kubaba hafi. Twese tumva anti, ntega amatwi nkubwira, nta hantu mushiki wanjye azajya, kandi nanjye nuko. Yewe niba nubwo ubufasha bwabonekaga ari uko buzajya buza, nibwirorerere, tuzabaho uko Imana ibishaka. Kandi mwari mukoze cyane, mwari mukoze kudutekerezaho. Ahita anamukupa n'umujinya mwinshi. Ketia ngaho ariko se byaranditswe nta munsi n'umwe ushobora kwirenga utababaye, noneho bigenze bite ko numva utongana? Kalisa ati ngo ya miryango yacu yadutekerejeho ngo isanga yadutandukanya, ngo nibyo bishoboka ko bakomeza kudufasha ra, ubwo si byo ni ibiki? Ketia ati kudutandukanya gute se? Ibyo babivuze bashingiye ku ki? Ko niba ari ubufasha baduha n'ubundi ko ubwo bufasha butugeraho kandi bikagenda neza. Kalisa ati ngo batekereje neza, ngo basanga bagomba kutugabana, ngo wowe ukajya kwa anti naho njye nkajya kwa mama Cyusa da, naho hano hagasigara gutyo nyine tu. Ketia yabyumvishe ahita asa n'ugiye kure mu bitekerezo. Kwa papa Gisele mu nzu, mama Gisele afite telefone mu ntoki kwirebaho, ubona ko yumiwe, yabuze icyo akora ndetse ahita yimyoza. Arahaguruka ajya mu nzu, ubona ko ababaye cyane. Naho kwa papa Desire, mama Desire amaze koroherwa, ari mu rugo we na Desire na Kayihura. Kayihura aba yabasekeje cyane, batembaga. Kayihura ati ha, nyamara ni icyo gihe umugabo baramukubise ata ubwenge, yihakana umugore we ndetse n'abana yabyaye kubera inkoni, yarazikubiswe azira kwigira ikiragi. Mama Desire ati umva Kayihura, rekeraho izo nkuru zidashira, ujye guteka umuntu yirira, ndumva umazemo agatege pe. Kayihura ati noneho mabuja ufite iyindi nkuru, ariko yo ntabwo isekeje, ahubwo iratangaje, cyangwa se wenda irababaje. Ni inkuru y'umugabo ugenda akigira inshuti ku mwana muto, ndetse umwana w'umusore, ariko uwo mugabo agamije kuzigarura icyizere cy'uwo musore, maze uwo mugabo yarangiza agahita yica uwo musore na bene wabo bose, kugira ngo akontahisha neza ibanga abitse. Desire ati yo ibaze kweri, ubwo se urumva iyo nkuru itangaje?
ahubwo iteye agahinda. Ariko z'ubundi iki kintu inkuru kizikura mama Desire ati kayihura nk'ubwo ibyo uri kuvuga ni ibiki? Kandi reka nkubwire wowe uzazira uwo munwa wawe, haguruka umva imbere wanyarutweho. Desire ati mama twatunze abakozi benshi ariko iyo bazatumirisha ishokoro ewe reka nitegure nigendere, ndabona ngiye gukererwa gahunda yanjye kubera izi nkuru za kanyagwa kayihura. mama Desire ugiye he se wowe? kandi so ntiyakubwiye ko uyu munsi nimugoroba hari ahantu muzajya? ubwo urajyahe nawe uhorana za gahunda zidashira? Desire ati kandi koko ni nabyibagiwe, gusa aho ngiye ntabwo ntindayo. umugoroba urajya kugera ndi hano pe, ntabwo nakwica gahunda ya papa, ahubwo reka ngende kwa Kalisa mu gitondo. Kalisa yabukereye yikozeho agiye kujya muri interview y'akazi. urebye urabona kasa neza nk'umuntu ufitiye icyizere. Kalisa ati Ketia nzanira ngende sha, ntakererwa ndashaka kuhatanga abantu bose. Ketia asohoka mu nzu azanye amadokima ya Kalisa. ariko bro siko wagira ngo barakubwiye ngo uzaze utanga akazi? Kalisa ati ngomba kuzinduka hatagira unshishamo ijisho Keti, akazi bakame batagonono. Keti ati gusa Kari mbere yuko ugenda hari ikintu ashaka kukubwira. njye ndumva wareka tugatekereza kuri biriya bintu anti yakubwiye maze nkajyayo nawe ukajya hariya tukarekeraho kwibana hano twenyine. Kalisa ati nawe rero wagira ngo ntutekereza neza. ubwo se ubufasha umuntu azaguha urenze kumubera umucakara n'ubu urumva abana babo bazongera gukora? kandi hari imashini yo mu rugo aribo batwebwe. Keti ati yego mana genda bro genda ntacyo, nanjye reka nitoze guhebera urwaje. kuwa Kalisa mu rugo Keti yari gukubura akora udusuku neza, abona Desire araje afite ibage mu mugongo. Desire ati mbabara mbwire ko bikomeze kundeba gusa nta kunsu. ibyo bivuga ahita atega amaboko ngo bahoberane, ahita ashyira hasi umweyo aragenda barahoberana. mbega wowe ni karibu, none se ko dusuye utatubwiye ni amahoro? ubu ni Ketia wahozaga Desire. Desire ati umva nawe ra ti surprise se hari uyivuga mbere yo kuyikora? ni muri ubwo buryo nanjye nje muto, ahubwo se Kalisa kadakoma arahari? Keti oya Kalisa ntawe uhari, yazindutse ajya gushaka akazi nk'ibisanzwe. ntacyo ariko ndamutegereza abanza azi, ahubwo hari impano ari nkuzaniye sinzi niba wayikunda. ahita akora mu ibage akuramo ambaraje kato arayimuha. Keti n'ibyishimo byinshi arayifungura akuramo agakanzu gato keza cyane, araseka n'ibyishimo byinshi ahita yirukankira mu cyumba. thank you. Desire aho yicaye muri salo atangira kwivugana, wa mukobwa ntabwo nzongera kukwifuza ukundi, kugiye guhaza ukwifuza kwanjye ndetse ni muri kano kanya. amahirwe ahari nuko nta muntu uri bumbangamire, ko turi twenyine mu nzu. akiri kure mu bitekerezo Ketia ahita avayo n'isoni nyinshi, yambaye ka gakanzu yarengejeho agashapuri. 35 ni ku nzira hicaye Kayitare ari kunywa akantu. Kayihura aturuka hirya avuye guhaha. Kayihura ati bro umeze bite se ko nsigaye nkuhamagara nkakubura mani, byagenze gute? Kayitare ati yoze mani ubwo duherukana sinakubwiye ko telefone yanjye yaguyemo amazi, nawe wagira ngo uba wasibye kabisa. Kayihura ati mani nubwo ndi kwihuta nkubonye nagushaka, ubu ndaya mfite ikibazo kandi gikomeye kandi nshaka kungira inama nk'umuntu wanjye, ariko bizagomeye hagati yanjye nawe. Itarete ngaho ibyo noneho ni ibiki? ariko ntari bimbwira ndakumva. Kayihura ati mani ari wowe ukaba ufite amakuru y'uko hari umuntu ugiye kuzicwa, kandi uramutse uyabuze cyangwa bikamenya amakuru yafite wahita upfa mbere ye. ubwo wakora iki ngo utabare ubuzima bw'uwo muntu ndetse n'ubwawe? aho turahava tukagaruka kwa Kalisa mu nzu. Keti ati Desire ni ukuri urakoze cyane, gusa sinakambara ni gato cyane pe. Desire ati ni gato gute se? urabona ari gato gute mukobwa mwiza? ahubwo kuramo ako kantu warengejeho maze ndebe uko bimeze sha. Keti agakuramo ahita atangira kwikaraga yiyereka Desire neza. Desire ati wow nari mbizi ko kari bukubere, urasa neza cyane. ahita asingira Ketia aramusoma cyane. Keti yahagaze nk'igiti yatangaye n'ubwoba bwinshi, ahita asunikira Desire ku ruhande, arangije yihanagura ku munwa akubita urushyi Desire ahita yirukira mu cyumba. Desire ahita arakara cyane ahekenya amenyo akora mu mufuka akuramo akuma yihuta amusanga mu cyumba. dukomereza inkuru yacu kwa anti mu rugo. anti mana yanjye aba bana ndabagenza gute koko? kumva n'abambere bamba ngo barashaka gukomeza kwibana, papa Gisele nawe akaba adashaka ko njya kubafashiriza hariya, ndakora iki koko?
kumbe uko bivuga ntazi ko ibibazo byatangiye kugera ku bishywa be. Desire mu cyumba yaryamye hejuru ya Ketia ariko muzirika igitambaro mu kanwa, arangije afungira inyuma, nuko atangira kwivuga ati nta soni, njyewe Desire mwene Gafaranga na Nyiramaritete ndakwifuza ugashaka kunyima, nta soni, tuza nkora ibyo nkora ngabanye ibyo gushaka kwanjye kuntegeka. Twandikire muri comment, wibuke gukora share, uduhe like kandi na subscribe. Mana yanjye, ibi ni iki umuryango wahuye nabyo koko? Ntibyatinze Desire yaziritse Ketia amufata ku ngufu, arangije afata cya cyuma aramubagagura umugongo wose. Ketia yari gutaka cyane aboroga ariko ntawamwumvaga ngo amutabare kuko yari afunze umunwa. Nuko Desire yahise asohoka mu nzu nkaho nta cyabaye arigendera, asiga Ketia ari indembe mu nzu hafi yo kuba intumbi. Kwa Papa Desire mu rugo baricaye baganira. Papa Desire ati hari icyo munkekaho se afande, cyangwa mukika ku muryango wanjye? Afande ati yego, nk'uko bivuze turi kugukeka kandi bigenewe no gushaka ibimenyetso. Hari amakuru avuga ko hano haba hari umwana w'umusore uri mu myaka ya 23 kuzamura. Ese nibyo? Mama Desire ati umwana arahari. Nuko Papa Desire ati nuko adahari yagiye gusura bagenzi be. Ako kanya Desire ahita yinjira atabuza akagenda muri douche agakaraba, asakuza ngo it's happened again, yes I did it. Kwa Papa Gisele, Mama Gisele ariwe anti wa Kalisa na Ketia afashe umwanzuro ntakuka, agiye kuzana Kalisa kumbaraga maze mushiki we nawe agiye kwa nyina wabo wundi. Icyo atazi nuko agiye kureba intumbi disi. Kalisa mu nzira n'ibyishimo byinshi agenda yivugana, yewe ananyuza amakaririmba n'ibyishimo birenze. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndakabonye sha, Imana yabikoze ku munota wa nyuma mbonye akazi. Ubu nta bibazo by'ubuzima tuzongera kugira. Umuryango warabaduka ntugiheranwe n'agahinda ko nyuma y'ubukene hazahita haza umucyo mu buzima bwacu kandi bwuje imbaraga n'amafaranga. Icyo atazi sha. Nuko Kalisa yarakomeje arazagana mu rugo, ari nako na anti nawe ari kuza ngo abumvishe ko bagomba kwemera bakajyana. Ntibyatinze Kalisa na anti bahuriye hafi y'urugo baraganira. Kalisa ati tugende mu nzu mubwire inkuru mfite ishyushye na mushiki wanjye yumvireho. Ngo bagere mu mbuga basanga hakubuye igice kandi umukubuzo cyangwa se umweyo uri hasi. Bose bati Ketia ibi ni ibikira. Bakomeza imbere ngo bagere ku muryango basanga harakinguye. Batangira guhamagara cyane bati Ketia, ati ko numva bigwa binkuka aho ni amahoro? Kalisa ati oya we anti, ibi ni biki koko maranje? Ati amaraso? Ketia amaraso? Binjira mu cyumba basanga inzu yose ni amaraso gusa. Ngo bakore kuri Ketia basanga ari guhumeka umwuka wa nyuma. Twandikire muri comment, wibuke gukora share, uduhe like kandi na subscribe. Tugaruke kwa Papa Desire mu nzu. Abapolisi bari mu iperereza barahagurutse barasezera bati turagiye, ariko reka twizeye ko nitugiye impamvu izatugora hano muzamwiteguye kuduha amakuru yose ashoboka, ayo tuzaba tubakeneho yose. Okay? Papa Desire ati nta kibazo afande, ni karibu rwose ntitubaheje. Hanyuma mu bitaro byacitse abaganga bahuruye, abakomeye n'inzobere bose bateranye ku bwa Ketia kugira ngo barebe ko bagarura ubuzima, ngo barebe ko hari icyakorwa kabaho. Kalisa n'agahinda kenshi kavanzemo n'umujinya mwinshi cyane ati muga babarira umbwiza ukuri, ese mushiki wanjye arabaho? N'abandi bari aho bose basakuza bati Imana dufashe uyu mwana koko ntaducike, uyu mwana ntaduce mu myanya y'intoki. Muganga ati musore senga cyane kuko natwe turi kwambaza Imana ngo idushoboze tugarure ubuzima bwa mushiki wawe kuko ameze nabi cyane pe. Gusa tugiye gukora ibishoboka byose turebe ko yabaho. Musinye hano
dutangira operasiyo. Tugaruka kwa Papa Desire ku muhanda Kayihura avuye guhaha, ahura n'abagabo babiri baramuhagarika, baramubaza bati musore hagarara tukubaze sha, utaha muri iki gipangu? Kayihura ati yego ndi umukozi wawe. Abagabo bati natwe turi abakozi ba leta, dukora mu rwego rwa polisi ishami rishinzwe iperereza. Kayihura ati polisi? Koko se muri polisi? Nabo ati yes we are. Kayihura ati mbafitiye amakuru n'inshake ko ndi kugerageza gufasha. Mu rugo kwa Desire baricaye muri salo baganira. Papa Desire telefone irasona nawe aritaba. Humvikana ijwi ry'umusore riti boss kabaye pe, burya ibyo mwaketse nibyo. Kayihura yambwiye ko afite amakuru y'umuntu ugiye kwicwa kandi ngo nawe bishobora kumuviramo gupfa. Papa Desire ati mbwira neza sha, yakubwiye kazi bingana iki? Kayihura hanze y'urugo akomeje kubwira polisi byose azi, byose yumvise bitegurwa na Papa Desire na Mama Desire. Kwa muganga byacitse, bose baricaye hanze y'umuryango, abandi nabo barahagaze, naho Kalisa we ariko kuguma azenguruka hirya no hino, ubona ko yataye umutwe rwose. Ako kanya polisi birahageze kuko yari yahamagajwe ku bw'icyo kibazo cya Ketia. Polisi kiri koza ngo habaye iki, byagenze gute, ninde wadufasha kuduha amakuru. Nuko umuryango urakinguka, muganga arasohoka, bose bati muga bigenze gute? Bose bati muga bigenze gute, tubwire arabaho? Muganga ati Kalisa ninde? Kalisa ati ninjye muga. Muganga ati twakoze ibishoboka ariko. Kalisa ati ariko iki? Oya ntumbwire ko mushiki wanjye apfuye. Muganga akomeza amubwira ati ariko ntituzi igihe ari bumare agihumeka. Ngwino ashaka kubona. Kalisa injanye na muganga, aragenda areba ukuntu mushiki we umwe rukumbi yigeze akaba nawe yarasigaranye, akaba amanitse mu byuma, ibindi bimucometsemo. Agahinda karushaho kwiyongera, amarira aba menshi. Nuko Ketia n'akajwi gato ati muvandimwe nkunda, ndagukunda cyane ariko ngendagiye, gusa uziyubake, ntuzatuma umuryango wanjye uzimira burundu. Nyegera nkubwire. Ketia n'agatege gake ati Desire ya nshuti yawe niyo ya Ketia ahita aca. Mana yanjye, Ketia arapfuye. Kalisa yarasaze avuza induru cyane, baramufata baramusohora. Ni agahinda gakomeye cyane ku muryango wa Rubaduka. Ariko reka turebe nuko nkoze z'ibibi ngo bimeze bite. Papa Desire yisajije ati Kayihura akigera hano mu mureke yinjire mu nzu, ubundi mukingeho. Nuko Kayihura bakibivuga araza yinjira mu nzu. Papa Desire ahita amufata aramuniga. Ako kanya polisi itikomanga ivuga ngo mukingure, turashaka Desire nkozi y'ibibi, mukingure cyangwa tumene urugi. Papa Desire ahita arekura Kayihura we na Desire birukira mu gikari bagiye gutoroka. Nuko Papa Desire ati harya baravuze ngo barashaka Desire uwo mwicanyi? Oya, barashaka Papa Desire uwo mwicanyi. Papa Desire ati zibaho wambwawe, uratekereza ntumva neza, mbwira wishe umuntu. Desire ati papa ntacyo ndamira n'ubundi byabaye, gusa duhunge ndakubwira nyuma. Nako yego nishe umuntu. Uranyumvira icyo gihone ngo ni umwana? Yego nishe umuntu. Ukagira ngo ni inkoko wishe? Niko wambwawe, wishe nde? Nishe mushiki wa Kalisa, ya nshuti yanjye. Papa Desire ati wow, you are my son. Ubu niyo hera kuri iyo nyana y'imbwa ngo ni Kalisa?
polisi ihita batunga imbunda, urugo rwose bararuzenguruka. Papa Desire agerageje kwiruka bahita bamurasa. Desire baramufata na se baramujyana. Inkuru yacu umutima ushengutse ngo kuko yarangiye. Papa Desire yaje gupfa nyuma y'amezi 3 kubera kuraswa mu gituza, naho Desire we na nyina barafunzwe. Umwana wabo baby yaje kujyanwa mu kigo cyita ku bana batagira ababarera. Kayihura yaje kubaho, Kayitare w'umugambanya akaba umukozi wo kwa Desire mu ibanga, we yaratorotse aburirwa irengero. Naho Kalisa yaje guhura n'ikibazo cyo mu mutwe. Kwakira urupfu rwa mushiki we byaramunaniye burundu, bamujyanye kwibanira na anti we aho yabaga na mushiki we hagumaho. Iyi nkuru yitwaga umutima ushengutse, akaba ari inkuru y'ubuzima bushingiye ku bishobora kubaho cyangwa ku buhamya bwa bamwe n'ibisa n'ibyabaye kuri bamwe muri bagenzi bacu. Ese iyi nkuru igusigiye isomo ki? Ese igusigiye ayahe marangamutima? Ufite izihe mbamutima nyuma yo kumva iyi nkuru? Twandikire muri comment, wibuke gukora share, uduhe like kandi ukanda na subscribe kuri channel yacu. Murakoze cyane. Ese niba wumvise neza iyi nkuru yacu, ni irihe somo ukuyemo? Ni izihe nyigisho ukuyemo? Ese byibuze hari isomo igusigiye? Ku gitekerezo, inyunganizi cyangwa se niba hari isomo ukuyemo, ndahari. Nyandikira muri comment umbwire uti ngewe iyi nkuru insigiye isomo iri n'iri cyangwa insigiye inyigisho, ariko kandi wige kubana neza ndetse no kubaho icyo ari cyo. Wasobanukiwe ubuzima icyo ari cyo. Ni life journey. Ndabakunda cyane. Nuko inkuru yacu umutima ushengutse yarangiye. Ese ukuyemo irihe somo? Ese wabashije kumva igisobanuro cy'umutima ushengutse? Ese basi wize kurekeraho cyangwa se kwirinda gutera abandi intimba ikomeye batazakira ku mutima wabo? Iyi nkuru yacu nicyo yari igamije, kukwigisha cyangwa kuguhugurira kwirinda gukomeretsa umuntu cyangwa se kugenda ku muntu ngo urakurikire ubutunzi cyangwa se ku zindi mpamvu runaka zatuma utera umuntu intimba ikomeye cyane, igikomere ku mutima atazakira. Kate yarapfuye, Kalisa agize ikibazo cyo mu mutwe, byose biturutse ku muryango wagenze kuri famiye yabo ikurikiye ubutunzi. Reka nizere ko ukuyemo isomo rikomeye. Warakoze kubana natwe kuva iyi nkuru itazirangiye. Ndagushimira kuba warakoze subscribe. Ndagusaba kuyikora wowe utarayikora, kandi kuri buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kubana no mu zindi nkuru zose zikurikiyeho. Ni life journey. Komeza mugire ibihe byiza.